Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana ikorera ku isaha yayo. Isaha y'Imana itaragera nirambwira ngo mbwire abantu bumvira itangazo. Imana irambwira ngo hari igihombo kigiye kugera ku bantu benshi, kandi iki gihombo kigiye guterwa nuko abantu bagize ute basuzuguye Imana. Niho Imana yampereye iri jambo rivuga ngo yampaye ubutumwa aho nagiye kubona mbona inzu zitandukanye z'ubucuruzi, mbona n'ubundi zimwe ziri gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ngiye kubona mbona amaduka akomeye, amazu menshi yakoresherezwagamo amabizinesi n'ubundi akomeye. Ngiye kubona mbona amazu menshi arahiye. Imana yo mu ijuru iza kunyereka benshi mu bakoreshaga ayo mabizinesi bari bafite amakeredi. Ngiye kubona mbona ikintu cyambabaje nuko nagiye kubona mbona bamwe bari gutungurwa n'impfu zibatunguye. Turi mu isi twese tuzapfa, ariko biteye agahinda kuba waramenye Imana ukazaboroga hamwe n'abapagani batamenye Imana. Ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo iguteje igihombo. Nubwo uri kureba ukabona nta hantu byanyura, uri kureba ukabona nta nzira byacamo, ariko byange bikunde. Meruka mbabwira ubutumwa, sinzi niba abantu bajya babikurikira, mbabwira nti nyamara Imana igiye kwanika abantu benshi bitwa abakozi b'Imana. Niho abantu bamwe bajya bavuga batarika ibi bintu ntibishoboka. Ariko uyu munsi abari bahagarariye amatorero, abari bafite isengero bayoboye, abenshi isengero zarafunzwe, ndetse abenshi amatorero yabo yarafunzwe. Kandi amakuru ufite namwe mu matorero atarafungwa, umukwabu uracyakomeje. Abantu babyitege, turabivuga bamwe bakadutera amabuye, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire yuko uburakari bw'Imana butatuvuyeho, ahubwo uburakari bw'Imana buracyari ku batuye isi, buracyari ku bantu b'isi, kuko banze kumvira Imana. Niyo mpamvu kubona mbona abantu barahabwa akazi. Ubwo bahabwaga akazi muri kampani, nagiye kubona mbona umuntu wese ubonye akazi muri iyo kampani izina rye riranditswe mu gitabo. Noneho ngiye kubona mbona muri ba bakozi bari bamaze kwandikwa amazina yabo, bagirambwira ngo genda ubwire abitwa ko ari abakozi b'Imana, ubabwire ngo nubwo abenshi bitwa abahanuzi, abenshi bitwa ba bishopu, abenshi bitwa ba mushumba, abenshi bitwa ko bahagarariye amadini n'amatorero, ubabwire ngo abenshi hari abari gukorera inyuma ya zeru. Hari abari gukorera inyuma ya zeru. Ikintu cyambabaje nuko nabonye harimo n'abantu bakomeye cyane. Biteye agahinda nimvuga abantu bakomeye. Hari abantu baba bakomeye cyane bayoboye amatorero. Urugero, uwo muntu arangije, ubwo nari mwiyerekwa, arangije arambwira ati none se ko iri joro narose bongeye kumufunga, ngo muri iryerekwa nanjye ndamubwira ni none se ko nanjye Imana yambwiye ko agiye kongera gufungwa. Ubwo ngubwo icyo gihe hari n'ubundi butumwa bw'abakozi b'Imana nari nahawe. To
reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udahwema gukurikira ibiganiro byacu. Reka mvuge ngo ineza y'Imana bari nayo kandi umugisha w'Imana ukomo ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengero bwaryo. Reka mwese twizere yuko muri amahoro kandi twizere yuko Imana ibarinze. Ni Benepo ubasuhuza banatwe muri kino kiganiro dutangire ndetse tugeze ku musozo, uze guhabwa umugisha wabitabiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana, tumaze iminsi tutabonana ariko dushimye Imana yuko yamurinze natwe ikaturinda, tukaba twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Tuvuge ngo izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Reka muri kaze, impamvu ngenda muzi ariko iminsi tumaze kubona umuryango waragutse, ari buze ko twibwira none ntacyo bitwaye kuko ni umuntu w'umugabo kandi turagushuje mu izina rya Yesu. Yego murakoze cyane, natwe turabikirije mu izina rya Yesu. Tumeze neza cyane, turashima Imana. Amen. Yego. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi mu gihe kinini cyari cishize. Nanjye ndanezerewe cyane. Hari hashize igihe kitari gito, ariko Imana ishimwe kwibikoze tukongera tukabonana. Birashoboka yuko rero nk'uko mubivuze hari abazabona bagiye kumbona bwa mbere, uko bucya nuko bwije, wa mugani umuryango ugenda waguka, nabyo twifuza kandi ni nabyo byiza. Ubwo rero abagiye kumbona bwa mbere batanzi amazina yanjye, nitwa Munyarubuga Vedaste, nkaba ndi umugabo wubatse ufite umudamu n'abana. Njya nshimira Imana muri iyi minsi, njya nkunda kubona abakozi b'Imana, hari abitwa ba Kavamahanga, najyaga mbona kwa Pamfile nkumva ngo bari muri Devorose, ngenda mbona ibintu bitandukanye, n'abari ba Sirasi numva ngo bari muri gereza, uriya w'umuhanzi. Rero nkabona ko iyi minsi tugezemo ni ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko hari ibintu njya ndeba nyine nkabona ntabwo byoroshye, ariko mu ijuru hari Imana. N'ubundi abantu bakwiriye gusenga kandi bakishingikiriza ku Mana. Mu by'ukuri iyi minsi mbona ari iminsi ikomeye, ariko turashimira Imana ko ufite umudamu tubanye neza, kandi nta niyo twenda gukora, nta niyo duteganya, kuko turasenga Imana kandi tukabyumva kimwe, tukajya inama. Ariko Veda unagucemeye kuki abantu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se abahanuzi abenshi abagore nta bagabo baba bafite, abagabo nta bagore baba bafite, biterwa n'iki? Ako kantu ongera ugasubiremo abantu bakumve. Navuze ngo kuki abitwa abakozi b'Imana b'iyi minsi abahanuzi bavuga ubutumwa dusanga twakwitaga ibyamamare, iyo ari umugore usanga nta mugabo afite cyangwa urugo rwaramunaniye cyangwa yarabyariye iwabo. Iyo ari umugabo usanga yarakoze divorce n'umugore cyangwa batabana. Ibyo bintu biterwa n'iki mu bakozi b'Imana? Umwuka wavuye hehe? Urumva nyine uriya mwuka wo gutanya, Bibiliya iravuga ngo murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. None uri umukozi w'Imana, urugo rurakunaniye. Bibiliya iratubwira ngo udashoboye gutegeka cyangwa se kuyobora urugo rwe yayobora itorero ry'Imana ate? Kuvuga ngo niba mu by'ukuri wubatse urugo rukakunanira, ngewe mu myumvire yanjye cyangwa mu mitekerereze yanjye, wagakwiriye kwicara ukigishwa, kuko ntabwo ukwiriye kujya kwigisha abandi nawe ubwawe urugo rwarakunaniye. Ubwo rero biriya ahanini ni umwuka wa Satani wo kugira ngo abantu bamwe bajye bavuga bati none se ko runaka ari umuhanuzi ko biriya yabikoze, wenda nawe abikore arebeye kuri runaka. Satani nawe akomeza guhiza umuryango. Nuko nguko ubundi niyo mikorere ya Satani. Icyakora nanone hari uburyo bibaho ari ikigeragezo, birashoboka pe kikaba ku bantu bose. Ikibazo nuko wenda bifashe intera ndende cyane ku bantu benshi, ariko nanone ntabwo ari bose. None se ntabwo mbanye n'umudamu wanjye, ariko twavuze abenshi, ntabwo twavuze bose, ntabwo twaciteka. Ubwo rero niko bimeze. Icyo mbona
ni uko buri muntu wese akwiriye kurinda izamu rye, ariko nanone iyo ukora umurimo w'Imana uri muri devorose, ibyo bintu ntabwo byubaka abantu. Bagakwiriye rwose guhera iwawe, itorero ryawe rikabasha n'ubundi kuba ryubakitse neza, ubundi ukajya kubaka n'itorero ryo hirya no hino. Vedaste, uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi. Ubwo duherukana hari ibintu byinshi wagiye uhanura mu byo warutangiye, ibintu wagiye uvuga uti bino bintu Imana irabirambiye, igiye kuza abaye gutora umurimo w'Imana bagiye kwibona ahandi hantu mu maboko atarayabo. Wagiye ubivuga byinshi cyane. Shishozwa uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi. Ese uyu murimo w'Imana muri bano bantu bitwa abahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana, iyo urebye ubona bari kuwukora nk'uko bikwiye, bateye gutukisha izina ry'Imana, ubona bimeze bite? Ubona nta mbutiyaje yo gutera mu minsi kwitwa umukozi w'Imana, kwitwa umuhanuzi? Hari abo bibwira akumva n'umutwe uramuriye bitewe n'aho babageze. Iyo urebye mu ijisho ryawe cyangwa se mu mboni yawe, ubona bari gukora umurimo neza, reka neka gukuremo wowe. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ntabwo umurimo w'Imana uri gukorwa neza. Harabura iki? Kubera yuko hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo uhereye ku mutambyi ukageza ku muhanuzi bose bancumuyeho. Ni ukuvuga ngo rero muri iyi minsi urasanga umuhanuzi ari buri gusambana. Mu ijoro ry'ejo ndyamye, Imana yanyeretse umuntu w'umuhanuzi, ngiye kubona mbona ari guhoberana n'umuntu w'umugore, biteye isoni. Umuntu w'umuhanuzi w'umugabo? Yari umuhanuzi w'umugabo. Imana irangije irambwira ngo uko nkweretse uriya mugabo n'uriya mugore, ni icyaha cy'ubusambanyi cyamaze gufata intera mu bitwa abakozi b'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ni nabwo butumwa wenda Imana yampaye ngiye gutambutsa muri uyu mwanya. Hita usenga n'Imana, uhita ufatiraho tugeze n'ubutumwa Imana guhaye, ntacyo bitwaye. Yego, murakoze cyane. Reka dusenge Imana dukomereza ko. Yego. Mwami Imana, turagushimye mu izina rya Yesu. Amen. Habwa icyubahiro kubwo kugira neza kwawe, wowe waturinze Mana, tukaba tugihumeka uyu mwuka w'abazima. Mana Data, hari benshi batagize amahirwe nk'ayo waduhaye, ariko twebwe wahaye ayo mahirwe. Tuzagukorera, tuzakunambaho, tuzaguhamya, kandi ntabwo tuzaceceka kuvuga ineza yawe. Turagushimiye rero muri uyu mwanya ubwo tugiye gutambutsa iyi message. Ndasenze kugira ngo ubane nanjye, kandi umwuka wawe wera nyobore, undinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo byose ubikorere kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, ariko mbonereho no kuba wenda ntasoma ijambo ry'Imana. Hari uburyo muri iyi minsi abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, usanga umukozi w'Imana agiye imbere ya kamera akavuga ngo Imana yampaye ubutumwa, ariko nanone ugasanga nta jambo ry'Imana riri muri ubwo butumwa. Iki kintu nacyo ntabwo ari cyo. Mu by'ukuri ubutumwa bwagakwiriye kurangwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Ubwo rero abantu baneze amatwi, nujya ujya kuvuga ubutumwa, ujye ufata Bibiliya yawe ugende nk'umukozi w'Imana, uvuga iby'Imana ariko wifashishije n'ijambo ry'Imana. Kubera yuko muri iki gihe cya none sinzi bimeze nk'uko ngo hari umuntu wabonye abantu biruka nawe ariruka ati mbonye biruka nanjye ndiruka. Abantu benshi bagiye birukanyira mu bintu byo guhanura, wagira ngo abantu bose ni abahanuzi, ariko harimo n'abavuga ngo iravuze kandi itavuze, harimo n'ababeshyera Imana, harimo n'abajura n'abesikoro babikora bagira ngo babone uko biba rubanda. Ariko abo bose amakuru ufite ni ay'uko Imana ije gukora umukwabu kuri abo bantu bose. Ubwo rero reka dukomeze ijambo ry'Imana, igitabo cyo Kuva igice cya 32,
umurongo w'itatu gatatu haranditswe ngo Uwiteka abwira Mose ati uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Imana idufashe cyane. amen. Uwiteka abwira Mose ati uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Imana idufashe. Iri jambo naje kurihabwa aho naje kujya mu iyerekwa, ngiye kubona mbona abantu barahabwa akazi. Ubwo bahabwaga akazi muri kapani, nagiye kubona mbona umuntu wese ubonye akazi muri iyo kapani izina rye riranditswe mu gitabo. Noneho ngiye kubona mbona muri ba bakozi bari bamaze kwandikwa amazina yabo bagiye gukora, batangira akazi barakora. Ubwo barimo bakora, bamwe batangira gukora nabi, mbese akazi uko bemejwe gukora ku kazi nawe ariko bagakora. Abandi bakagenda bica ako kazi ariko bari kureba bashebuja ku jisho. Ariko muri ako kazi hari harimo abagenzuzi bagenzuraga, ariko bamwe batazi yuko baba bari kugenzurwa. Ubwo igihe cyo guhembwa kigeze, ngiye kubona mbona ubwo abantu benshi bazaga baje guhembwa, bati igihe cyo guhembwa kirageze. Ngiye kubona mbona batangiye gusoma amazina y'abakozi. Ngiye kubona mbona benshi muri ba bakozi amazina yabo arabuze. Imana irambwira ngo genda ubwire abitwa ko ari abakozi b'Imana, ubabwire ngo nubwo abenshi bitwa abahanuzi, abenshi bitwa ba bishopu, abenshi bitwa ba mushumba, abenshi bitwa ko bahagarariye amadini n'amatorero, ubabwire ngo abenshi hari abari gukorera inyuma ya zeru. Hari abari gukorera inyuma ya zeru, bari gukora ariko batazahembwa. Iri jambo riteye agahinda. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka abwira Mose ati ucumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Buriya uku dukorera Imana, amazina y'abantu benshi ari mu gitabo cy'Imana. Kuko ni ukuvuga ngo uri mu mubiri ntiwabibona, ariko ni uko nguko iyo ugiye mu mwuka umenya yuko hari uburyo abakozi b'Imana banditswe mu gitabo cy'Imana, kandi bakaba bitwa ko ari abakozi b'Imana. Ariko iyo umaze gucumura ku Mana, ni ukuvuga ngo uba urimo ukora ariko izina ryawe ritari mu gitabo cy'abakozi. Imana irahanagura. Ni ukuvuga ngo aya magambo cyangwa se ubu butumwa mbabwira, abenshi Imana yamaze kubahanagura mu gitabo cyayo. Ni ukuvuga ngo biteye agahinda kubona uri pasiteri uri gukorera inyuma ya zeru, ejo abakozi bakajya guhembwa ariko izina ryawe rikabura muri cya gitabo cy'abakozi. Biteye agahinda kuba witwa umuririmbyi, witwa umudiyakoni, ariko ejo abakozi b'Imana bajya guhembwa ugasanga izina ryawe ribuze mu gitabo cy'abakozi. Ni ukuri icyo ndimo mbabwira muri uyu mwanya nshingiye ku butumwa nahawe, ni uko ndimo mbwira abantu ngo bisubireho bahindura uburyo, kuko nihatabaho guhindura uburyo ibintu abantu barimo bagiye kuruhira ubusa, kuko Imana yamishuriye ko abantu benshi bari gukorera inyuma ya zeru. Ikintu cyambabaje ni uko nabonye harimo n'abantu bakomeye cyane. Biteye agahinda nimvuga abantu bakomeye. Hari abantu baba bakomeye cyane bayoboye amatorero. Urugero, ukajya ukabona wenda nk'uyu Apotre Gitwaza ayoboye itorero, kandi ubwo urukumva ayoboye abantu benshi, ariko wajya kureba, wajya mu mwuka ugasanga wenda izina rye riri mu gitabo cy'abakozi b'Imana. Uyu pasiteri umushumba Ndayizeye Isayi ayoboye ADPR,
wenda wajya kureba mu gitabo cy'abakozi ugiye mu mwuka ugasanga izina rye ntiri mu gitabo cy'abakozi. Aba ba Mignone bose n'abandi bose ba Julienne bagiye bafite amatorero n'abandi bashumba bari mu nzego zikomeye, ugasanga amazina yabo ntiyanditswe mu gitabo cy'abakozi b'Imana. Biteye agahinda rero kuba warabwiraga abantu ukababwira yuko uri umugenzi ujya mu ijuru, ariko iryo juru ubwira abandi ukaba utazahinguka no kuri porotayi yaryo, ukaba utazahinguka no ku marembo yaryo ngo ubashe n'ubundi kureba ngo rimeze gutya urirunguruke. Bantu b'Imana, ubu butumwa ndimo mbabwira mu bwiteho, kubera yuko icyo nababwira, Imana iradukunda. Kuba nari maze igihe kirekire naboneka hano ku Musaraba TV, si uko nari mbuze ibyo naza kuvuga, ariko Imana yambwiye ngo ninze mbabwire yuko abenshi bari gukorera inyuma ya zero. Kandi Imana meruka mbabwira ngo Imana ije kwerekana abantu bayo n'abatari abayo, ije gukora umukwabu ukomeye. Imana yasanze irambwira ngo n'ubundi umukwabu uracyakomeje. Hari ibyo abantu bagiye bumva mu minsi yashishe, buriya nubwo abahanuzi babivangavanze, abavugabutumwa bakabivangavanga, abapasiteri n'abashumba bakavangavanga, ariko abantu b'Imana turacyahari. Abantu bakorana n'Imana turacyahari, abantu bavugana n'Imana turacyahari, abantu Imana isanga ikadusura ikatuganiriza mu nzozi no mu mayerekwa ya nijoro turacyahari. Yego. Buriya mu minsi yashije, kandi nanone buriya abantu bajya birinda gupinga cyane, minsi yashije niho Imana yigeze isanga ndyamye ari nijoro, ngiye kumva numva umuntu arampamagaye arambwira ati none umuhanuzi witwa Nibishaka Theogene uramuzi? Ndavuga ni ndamuzi. Uwo muntu arangije, ubwo nari mwiyerekwa, arangije arambwira ati none se ko iri joro narose bongeye kumufunga, ngo muri iryerekwa nanjye ndamubwira ni none se ko nanjye Imana yambwiye ko agiye kongera gufungwa. Ubwo ngubwo icyo gihe hari n'ubundi butumwa bw'abakozi b'Imana nari nahawe. Ndabyibuka harimo Pastor Mutesi, muri ubwo butumwa harimo n'uriya mudamu Mama Sharirene, harimo n'uriya mugabo witwa Korode, uriya tuzi muri social media cyane. Ubwo rero ubutumwa narabuhawe ndabutambutsa, ariko ntabwo byaje kunezeza abantu bamwe. Uwo mugabo Nibishaka Theogene nibuka yuko yamamagaye ambwira amagambo menshi, ariko ambwira nabi. Ariko mu by'ukuri abantu tujya tugerageza kumvira umwuka wera. Ubu se ntureba yuko uyu munsi ari muri gereza? Nyamara yavuga ngo none nakora iki? Tugasenga Imana tukamenya icyakorwa, gereza iba yaravuyeho. Ariko kubera ko abantu bigize abantu bo mu rwego rwo hejuru, umuntu akumva yuko hari icyo ari cyo, ugasanga n'ubundi nuko nguko ibibazo bisohoreye abantu, kandi kubwo kutumvira umwuka wera. Wowe ndakwifuriza kumvira umwuka wera, wimera nka runaka. Ijambo ry'Imana avuga ngo ni iki gituma mushaka kugumya gukubitwa, muzira gukabya ingeso zanyu? Ni ukuvuga ngo rero byamvira umwuka wera nta soni uzagira nubona Yesu. Abantu benshi cyane rwose muneze amatwi, ari abari mu Rwanda, ari abari no mu bindi bihugu, mwese nta kindi Imana ibashakaho, irabashaka gukiza, irabashakaho kuyikorera ariko mukijijwe. Ikindi Imana yambwiye,
hari abantu benshi bafite amasezerano y'Imana ariko barimo bagenda bacika intege bavuga bati Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana ikorera ku isaha yayo. Isaha y'Imana itaragera nta kintu Imana yagukorera. Niba Imana yaravuze ngo uzarya uyu munsi, imibereho yawe yo kubona icyo kurya ikabikugoye, ihangane ukomeze utegereze Imana. Njya nkunda kubwira abantu ngo hari ibintu bitanu bisabwa umuntu witwa ko yavuganye n'Imana, umuntu witwa ko afite amasezerano y'Imana. Ikintu cya mbere, Imana ikunze kuvugana natwe turimo dusenga. Niba Imana yaravuganye nawe urimo gusenga, uramenya uzirinde kuva n'ubundi mu masengesho ngo ubireke, ngo nurangiza wicara uvuge ngo Imana yavuganye nanjye. Oya, icya mbere ugomba gukomeza ugasenga. Icya kabiri kireba umuntu witwa yuko yavuganye n'Imana, ugomba kuba ufite kwizera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ngo icyatumye abatubanjirije cyangwa se abakera bahamywa neza, Imana ikabahamya nk'abakozi bayo, ngo nuko bari bafite ukwizera. Imana iguhe kwizera. Imana yavuganye nawe, ariko ibyo yavuganye nawe nta kwizera kwabyo ufite. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo udafite kwizera ntashobora kunezeza Imana. Ikintu cya gatatu, umuntu wavuzweho n'Imana ahura n'ibimugerageza. Bivuze ngo ugomba kwihanganira ibikugerageza, kuko ibyo byose ni ibiri kuza bigusunika kugira ngo ucike intege. Ni ibitero bya Satani bishaka kugusunikira inyuma kugira ngo n'ubundi uve mu masezerano y'Imana. Iby'Imana yavuganye nawe birangirira aho ngaho, kuko amasezerano y'Imana yasohoye ahesha Imana icyubahiro. Yewe n'uwo muntu ushohorejwe amasezerano agahabwa, akagira agaciro atari asanzwe afite. Imana nisohoza amasezerano yawe, uzagira agaciro utari ufite, uzagira ijambo utari ufite, uzagira igikundiro utari ufite, kuko iby'Imana yakuvuzeho bizaba byasohoye. Ndagira nkubwire ngo Dawidi yirirwaga agenda mu mashyamba azereriye mu buvumo ahunga intambara za Sawuli, ariko amasezerano amaze gusohora yicaye ku ntebe y'ubwami aratuza, aba umunyacyubahiro kuko amasezerano yarasohoye. Icya kane rero, umuntu wavuganye n'Imana asabwa kugendana ni ugukiranuka. Ni ukuvuga ngo Imana yigeze ibwira Yakobo, iramubwira ngo yewe Yakobo, wambereye inkoramutima, wabayeho kubahwa, nanjye naragukunze, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, n'amahanga nyatangire ubugingo bwawe. Urumva yuko yabimubwiye kubera yuko akiranuka. Niba Imana iguhaye amasezerano kubera yuko ikwishimiye, komeza ukiranukira imbere y'Imana, kandi nunacikwa ukibona mu mutego wa Satani, uhita ujya imbere y'Imana nk'umwana uhemukiye umubyeyi, uyibwire ngo Mana mbabarira. Imana yacu ni inyembabazi, izakubabarira, ariko wirinde kujya kure y'Imana. Imana yacu rero itugirire neza. Nababwiye ngo ibintu bitanu uyu muntu akwiriye kugendana. Icya gatanu rero ni ukuvuga ngo uyu muntu w'Imana akwiriye gutegereza isaha y'Imana, kuko hari abantu batajya bashobora gutegereza. Umuntu ugasanga hari ibyo Imana yavuganye nawe, ariko kubitegereza bikamunanira, akihangana umwaka umwe, imyaka ibiri, uwa gatatu, n'ubundi ugasanga ibyo bibaye birebire cyane, ugasanga n'ubundi ahise ava mu byizerwa. Icya gatanu, ukwiriye gutegereza iby'Imana yagusezeranyije. Abahanga bamwe baravuze ngo iby'Imana bijya uwarambiwe yatashye. Imana rero
igushoboze gutegereza ibyo yakubwiye, kandi nawe ubigiremo uruhare, usenga Imana iguha imbaraga. Wari ucitse intege, wari unaniwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukimara kumva iyi message, Imana yongere igukomeze, wongere usubire mu murongo. Umwuka w'Imana ni ukuri yongera kugarukeho. Kandi ikindi, umuntu wavuganye n'Imana, umuntu uri mu murongo muzima, njya nkunda kubivuga, Imana imuba bugufi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Ni ukuvuga ngo uyu muntu w'Imana, Imana iramusanga, niba hari ikibazo yagize ikamubwira ngo humura, niba hari ibigiye kumubaho ikamubwira ati imbere hari urugamba, nuko nguko. Icyakora dushobora no gutungurwa, kuko Yakobo yaranditse ngo bene data bakundwa, nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa kwanyu ko kwizera n'ubundi gukwiriye kubatera ibyishimo, ngo kandi mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, kugira ngo mubashe kuboneka imbere y'Imana mushyitse mutabuzeho na gato. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe gutungurwa kubaho, ukaba usenga, ukaba watungurwa n'amakuba, ukaba watungurwa n'ikigeragezo, ukaba watungurwa n'ikintu runaka, kandi kuba usenga ntibivuze yuko utazahura n'ibibazo. Intambara zizakugeraho, ibigeragezo bizakuzaho, amakuba azakugeraho, yewe abantu bazakwanga, abantu bazagufata nk'umuyobe, abantu bazagufata nk'injiji, abantu bagufata nk'utagira ubwenge, ariko ibyo byose urasabwa kubyihanganira, kuko uru rugendo turimo, nubwo abantu benshi bazi yuko ari urugendo rw'amahoro, ari urugendo rwa kaburimbo, na kaburimbo bujya hari aho ugera ugasanga harimo amakorosi. Ejo bundi nageze hano i Kigali mvuye mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba, ariko twaje muri uyu muhanda uva Karongi. Ni umuhanda uriya muhanda Rutsiro Karongi Muhanga, nuko gutyo, ni amakorosi. Ubwo rero nubwo ari kaburimbo ariko harimo amakorosi, kandi hari mwene data twari twicaranye, arambwira ati rero njyewe buno sigaye mfata urugendo nasenze. Tukajya tugera ahantu akambwira ati dore hano ejo bundi nahageze imodoka yakoreye impanuka, hari aho twahageze ruguru y'Ikarongi dusanga, arambwira ati dore hano kwasiteri zo mu bwoko bwa Kifu Berite, ejo bundi nari ngiye kujya muri iyo modoka imwe, sinzi uko byagenze, habura gato, ati ngeze imbere sanga n'ubundi zikoreye impanuka, ngaha ziragonganya ari ebyiri. Nuko nguko ni ahantu mu ikorosi rikomeye cyane. Ndi kukubwira ngo na kaburimbo ibamwe amakorosi, ariko ikintu ushimira Imana ni uko no muri aya makorosi ntabwo Imana igitureka. No muri aya makorosi Imana ibiri kumwe natwe, mu bigeragezo tunyuramo Imana ibiri kumwe natwe, iraduhumuriza, iradukomeza, nuko iduha imbaraga, twajya kubona tukabona ikigeragezo tukivuyemo. Imana rero ibafashe. Reka dusome iri jambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi w'Imana witwa Yesaya, twumve icyo ijambo ry'Imana riri kutubwira. Yesaya 12 umurongo waho 13 umurongo wa 11 haranditse ngo nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi, n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo, nzamaraho ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Imana itubabarire, Imana itweze. Imana yampaye ubutumwa aho nagiye kubona mbona inzu zitandukanye z'ubucuruzi, mbona n'ubundi zimwe ziri gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ngiye kubona mbona amaduka akomeye, amazu menshi yakoresherezwagamo amabizinesi n'ubundi akomeye. Ngiye kubona mbona amazu menshi arahiye.
imana yo mu ijuru iza kunyereka benshi mu bakoreshaga ayo mabizinesi bari bafite amakeredi. Ngiye kubona mbona abenshi muri ba bantu bahuye na cya gihombo, ngiye kubona mbona bamwe basohotse mu nzu zabo kuko zari zigiye ziri mu bugwate bw'amabanke. Ngiye kubona mbona bamwe baterejwe icyamunara. Imana irambwira ngo mbwire abantu bumvira itangazo. Imana irambwira ngo hari igihombo kigiye kugera ku bantu benshi, kandi iki gihombo kigiye guterwa nuko abantu bagize ute, basuzuguye Imana. Niho Imana yampereye iri jambo rivuga ngo nzaha n'abisi mbahora ibyo bakoze. Ibyo wakoze nibyo bigiye gutuma Imana iguteza igihombo muri bizinesi ukora. Ubusambanyi winjiyemo kandi warasengaga nibwo bugiye gutuma Imana iguteza igihombo mu byo ukora, kandi warubahaga Imana. None uyu munsi ni wowe uri gukora ubujura muri bizinesi yawe, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo iguteje igihombo. Nubwo uri kureba ukabona nta hantu byanyura, uri kureba ukabona nta nzira byacamo, ariko byange bikunde. Meruka mbabwira ubutumwa, sinzi niba abantu bajya babikurikira, mbabwira ni nyamara Imana igiye kwanika abantu benshi bitwa abakozi b'Imana. Niho abantu bamwe bajya bavuga batarika ibi bintu ntibishoboka, ariko uyu munsi abari bahagarariye amatorero, abari bafite isengero bayoboye, abenshi isengero zarafunzwe, ndetse abenshi amatorero yabo yarafunzwe. Kandi amakuru ufite, namwe mu matorero atarafungwa umukwabu uracyakomeje. Abantu babyitege, turabivuga bamwe bakadutera amabuye ariko bakabona byabagazeho. Niho rero Imana yambwiye ngo genda ubwire abantu, ubabwire ngo kubera ubwibone bw'abantu, ubabwire yuko nje gucogoza ubwibone bwa bamwe kubera kunsuzugura. Abantu nagiye ngirira neza, nkabakuriro de bari hantu habi, kandi bari kuvuga ngo Mana tuzagukorera, nuhindura amateka y'ubuzima n'ubundi ntabwo tuzaguhemukira. Ariko none bafashe intera ya mbere, nibo bantu bahemukiye Imana. Imana yampaye iri jambo riri kuvuga ngo nzaha n'abisi mbahora ibyo bakoze. Abisi, erega iri jambo nagira ngo uryumve neza. Nituvuga abisi ntabwo ari abatuye isi. Abisi ni ba bandi bitwa yuko bakora iby'ubupagani kandi baramenye Imana. Abisi hari ab'ijuru ariko hari n'ab'isi. Niba uzi yuko uri umuntu w'isi, ukaba uzi yuko uri umuntu w'isi, ndagira ngo manurire ubuzima bwawe ugushije ishyano. Ikintu cyambabaje nuko nagiye kubona mbona bamwe bari gutungurwa n'impfu zibatunguye. Turi mu isi twese tuzapfa, ariko biteye agahinda kuba waramenye Imana, ukazaboroga hamwe n'abapagani batamenye Imana, ukazaboroga hamwe na ba bandi banze kumva ubutumwa bwiza ngo bahinduke, ukazaborogera hamwe na Satani, ukazaborogera hamwe n'abadayimoni, ba bandi wirirwaga uri gutuka. Biteye agahinda. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo mbabwire yuko uburakari bw'Imana butatuvuyeho, ahubwo uburakari bw'Imana buracyari ku batuye isi, buracyari ku bantu b'isi, kuko banze kumvira Imana. Niyo mpamvu amahoro hamwe na hamwe Imana yambwiye ngo niyo mpamvu abantu bazajya bitega amahoro, bajya kubona bakabona haje ibibabuza amahoro. Buriya njya nkunda kubwira abantu turi gusinimba mu nsengero, iraje bigenze neza, ariko aheshi insengero zarafunzwe, n'abakiri gusirimba burya nabo bakwiriye kuvuga bati ntacyo turusha bariya, nabo bakamenya yuko ibyageze hariya nabo byabageraho, ahubwo tugaca bugufi tugasengera umurimo w'Imana, Imana ikagira icyo yakora, kuko muri iyi minsi ntabwo byoroshye.
Satani afite umugambi mubi ku itorero ry'Imana. Hari aho nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniyeli, soma ijambo riri kuvuga ngo aho Daniyeli yaje kubona ihembe rirwanya abera, ngo agiye kubona rya hembe ryenda kubanesha. Ni ukuvuga ngo Satani afite umugambi wo kurwanya abantu b'Imana, ba bandi barimo neza, abatabirimo bo rwose ntacyo batwaye Satani. Ni nayo mpamvu uzakubona ukabona umuntu araza imbere ya kamera agahanura ari kubeshyera Imana, ariko yamara kuva imbere ya kamera akajya gusambana, yamara kuva imbere ya kamera akajya kwiba, yamara kuva imbere ya kamera ugasanga niwe uri kuyogoza waciye ibintu hirya no hino. Ariko na n'uyu munsi ndakubwira ngo Imana yambwiye ngo umukwabu waratangiye, na n'uyu munsi uracyakomeje. Ushaka guhinduka, Imana itaragabanya ubu bwibone bwawe, nk'uko ijambo ritubwiye ngo n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo, ndetse ngo n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Nubwo uri umunyagitinyiro, ni koko ntabwo njyewe uvuga ibi nahangara no gufungura udushumi tw'inkweto zawe, kuko uri umunyagitinyiro, uri nyakubahwa rwose, abantu benshi barakoma yombi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yambwiye ngo ije kugabanya ubwo bwibone bwawe, kuko aho wavuganiye n'Imana ni ukuri, ntabwo ibyo wavuganye nayo ari byo uri kugenderamo. Kimwe mu bintu uriya muhanuzi Theogene Imana yambwiye kigiye gutuma yongera gufungwa atarafungwa, yarambwiye ngo hari amagambo yabwiriye Imana muri gereza ubwo yari afunzwe bwa mbere. Abwira Imana avuga ngo Mana, nimbona unkuye aha hantu habi, nimbona ngeze mu buzima busanzwe nzakora gutyo. Ariko ngo amaze kuva muri gereza bwa mbere ahita agira ute, yirengagiza ibyo yavuganye n'Imana. Kimwe mu bintu bizanye Imana ni amasezerano abantu bagiye bagirana n'Imana, ariko banze kuyagenderamo. Abagabo rero nta kindi bapfa, icyo bapfa ni amasezerano. Aho mwasezeraniye niho mugiye guhurira, kandi Imana nikubaza ikibazo kimwe uzakorwa n'isoni. Nyemerera rero tugiye gusenga Imana, ariko uhinduke mushya, uhinduke icyaremwe gishya, uve mu byo urimo byose. Yewe mwene data, ni ukuri ndakwinginze, kiza ubugingo bwawe. Iki ni igihe cyo kwiyarura, kuko niba utiyaruye urapfuye karabaye, ubugingo bwawe bugiye ikuzimu, aho uzajya wirirwa urukurira ukaboroga kandi ntawe kuguhoza, ariko abana b'Imana bari mu munezero. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye iyi message nyitambukije uyigeze ku bantu bawe, kuko abo wanumyeho urabazi, ariko njyewe ntabwo mbazi, bari hirya no hino, kuko itorero ryawe ni rigari, abantu waremye ni benshi kandi bari mu bihugu bitandukanye. Umwuka wera ageze ubu butumwa kuri bene bwo, kandi umwuka wera ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Reka umwuka wera aba ari ugeze ubu butumwa kuri bene bwo, kandi tuzashima izina ryawe tubonye benshi bihana, tubonye benshi baduhamagara batura, tubonye benshi batubwira ngo twari twarasubiye inyuma ariko tugarukiye Imana. Ngaho rero nyakubahwa Imana, ni ukuri ubuntu bwawe buganze kubo waremye bose, kandi imbabazi zawe zigere ku bantu bawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, urakoze cyane Vedaste. Imana igumugisha ku butumwa bwiza utambukije, kamwe ngo Yesu agumugisha Vedaste, wakoze. Yego, murakoze cyane namwe. Birashoboka ariko kandi yuko hashobora kugira uwifuza ko muvugana, wifuza ko musengana, yakubona gute? Nomero ya telefoni WhatsApp ni 078 54 52 369 078 54 52 369. Urakoze cyane. Yego, reka twizere ko tuzongera tugasubira. Imana igwa ubundi butumwa. Yego, murakoze. Nshuti muvandimwe, twabanye muri kino kiganiro, twatanganye twatugeze ku musozo, nawe tugusabiye umugisha kandi uruw'agaciro imbere yacu n'imbere y'Imana. Reka mubwire ngo mukomeze mukurikirane ibino biganiro umunsi ku munsi, kandi nubona ikiganiro cyishimiye ntubyihererane, ahubwo ubisangize abandi. Reka tuzasubira ubutaha, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.